iyo tabure muri kuvuga ngo amafaranga babahaye ngo murye n'abakozi b'Imana muriranga, iyo tabure yari kugaburira abantu kwezi muyariye umunsi umwe ngo niko gukorera Imana. Vuga ngo ni iterambere, bamwe babyita ku rwego runaka, kavuga ngo ngeze ku rwego nta kakira kwa cinara Yesu. Ati umuntu cyakira ituro ry'ibihumbi 20 ntakwiye no gufunga udushumi tw'inkweto zanjye. Ariko nabo barayabona ubundi umuntu ayahaba umudakwiriye kuyaha. Imyenda wambaye kubera wenyine, ariko iyo wambitse abandi kubera imirimo, icyo ni ikinyoma. Fita abantu babatetseho imitwe, amafaranga barayatanze. Nongeye kubaha ikaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye. Nizeye ko mumeze neza cyane, niba ari mu gitondo nizeye ko uyu munsi urize gukubera mwiza, niba ni mugoroba kandi nizeye ko uribuze kugira ijoro ryiza. Turakushimiye cyane kubana natwe buri munsi. Reka tuvuge ngo umwaka mushya muhire, wowe ubana natwe mu biganiro ducisha ku ijwi ry'umukanguzi. Imana igumuhisha cyane ko twabanye mu mwaka wose, ndetse ukaba dutanyanye n'uyu nguyu. Ngiye twafite Fitari bari kumwe na Chris kuri kamera. Uyu munsi twongeye kugira umugisha w'Imana kubwo kubona umukozi w'Imana Anicet twicaranye ahantu. Amen. Ubwo twaherukanaga ari ku gisasiro cy'uburwayi, ariko uyu munsi twongeye kumubona. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Ndamutse mvuze ngo amakuru yanjye ni meza, ubu ndashima Imana. Ku ruhande rw'umubiri n'ubugingo ndumva ndi muzima. Imana ishimwe cyane. Turanezerewe cyane kongera kukubona. Imana ihabwa icyubahiro. Twaherukanaga muri mu gihe cy'uburwayi, mu minsi mikuru, ariko uyu munsi turanezerewe cyane kubabona. Amen. Amen. Ntabwo byagenze neza, ariko nabwo ntitwavuga ngo ni nabi, kuko uburwayi bw'umubiri ntabwo bucogoza uruhande rw'ubugingo, nubwo rimwe na rimwe bituma umuntu yakiheba cyangwa agahagarika umutima, ariko uburyo Imana idufasha mbere yuko tugera mu makuba, iduha imbaraga zitwihanganisha tutarayageramo, bigatuma rero no muri ya makuba tugira umutima ukomeye. Turanezerewe cyane n'abantu mudukurikiye, mwagiye mwandika comment nyinshi, mwagiye muduhamagara. Hari n'abantu bagiye batekereza ko ngo yapfuye, ariko ni abantu baba basomye titre nabi. Muretse ko si n'igikuba, nubwo ari igikuba gutaha dufite umwenda, nubwo abantu batajya babyemera, ariko burya umuntu wese uriho umukandida wo gupfa. Kandi urupfu, umuririmbyi yaravuze ngo urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa. Yego. Reka tubinginge rero mudusengera Imana kugira ngo tubone uko twinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yego. Yesu data mwiza, tugushimiye kuri Imana yacu bwite. Tugushimiye ko ari wowe watubambiwe, utsinda imigenzo n'amahame n'imihango byaturegaga, ubicisha kumanika umubiri wawe igorogota. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ntibyagarukiye aho, winjije umubiri upfa mu rupfu kugira ngo uzukane ubugingo buhoraho iteka ryose, kandi tumaze kukwizera ubiduha nk'umurage. None uyu mwanya tubonye ubuntu bubonerwa muri iyo mirimo yawe kubw'ineza yawe. Tubonye uwo mugisha wo kugira ngo twaturirane impamvu y'ibyiringiro byacu, tuganire na bene data. Harimo abafite umubabaro bitewe n'ibihe, harimo abafite umubabaro bitewe n'uburwayi, harimo impinduka zibe zitandukanye zagiye zigera kuri benshi. Ndagusabye kugira ngo ubakomeze, imitima ikomeretse uyomore, abari batinye wongere ubatinyure, ubaha imbaraga zibakomeza no mu bihe barimo, babone guhamya kwera, babone guhamya gushyitse kubw'ineza yawe. Nubwo dusenze kugira ngo imitima yacu yubakishe ijambo ryawe, icyo ushaka ko umuntu haye kumva uyu mwanya w'ijambo ryawe yumva, aba aricyo ushyira muri twebwe kugira ngo tukiganire nabo. Bibe bityo ku bwawe none iteka ryose, Yesu Kristo. Amen. Amen. Ku bantu babana natwe, twari tumaze iminsi turi kuganira ku mihango n'imigenzo by'idini. Twaherukanaga turi kuvuga ku maturo n'ibyacumi. Ariko uyu munsi numva nifuza ko muri buze kutuganiriza, mukatubwira ku Kristo n'iminsi y'imperuka.
ko hari ibintu tujya tubona tukibaza tubaye se Imana yasengwaga mu minsi yashize uyu munsi yarahindutse. Kuki tugenda tubona abantu bagenda bahinduka ariko stile bakavuga Imana bavugaga kera, ariko twabireba mu myifatire, mu mico, mu mivugire tugasanga byarahindutse cyane rwose. None tukibaza tukavuga ngo reka tumenye ubukristo n'iminsi y'imperuka. Imana iguha umugisha. Abo twari kumwe n'ibyo twaganiriye ku mihango n'amadini, tubona ko iyi dini rihinduye umugenzo waryo abakristo bagwa bagira ngo idini rirahindutse. Ko hari ibintu tugenda twubakiraho rimwe na rimwe bitewe n'uko iterambere rigenda rimera bigahinduka, hagira igihinduka bakagira ngo abantu ubuyobozi runaka bwaraguye cyangwa se byagenze bite, kandi ari umuhango uhindutse, atari ubukristo buhinduwe, bigatuma abantu bagwa. Nicyo cyatumye dukora ku migenzo n'amahame y'idini, kuko bamwe babyifashisha nk'intebe y'urubanza, bacira abandi urubanza, bakabyifashisha nk'abashinja abandi ibyaha, abandi bakabyitiranya n'agakiza. Rero iyo umugenzo w'idini cyangwa imihango y'idini irangiye, ntiba bivuze ko ubukristo bupfuye. Ikindi twabonye nuko bamwe bahindura amadini bagira ngo nibwo bagiye gukizwa, bakagira ngo kuva mu idini bajya mu rindi nibwo bagiye gukizwa, bakabigereranya n'agakiza ko kwimuka mu rusengero rumwe ujya mu rundi ariko gukizwa, kandi atari ko gakiza mu by'ukuri. Hanyuma aho ku cya cumi tugera ku bukristo n'iminsi y'imperuka. Icya cumi hari abantu bakibajijeho muri komenti, ntabwo ari ituro ryazanywe n'amategeko. Niyo mpamvu umunsi amategeko asohozwa cyangwa umurimo w'amategeko usohora, niyo mpamvu utajyanye n'ayo maturo. Ko mu by'ukuri abantu baravuga ngo Yesu ntaho yavuze ituro, ntaho yavuze icya cumi, ariko hari aho yakijije ababembe, arangije aravuga ngo mugende mwiyereke umutambyi mutange n'ituro ryo kwihumanura, nk'uko Mose yabitegetse. Byari ngombwa ko icyo gisohora. Ikindi cya kabiri, reka mbibutse ko amategeko yaje icya cumi kibaho. Reka dusome ijambo ry'Imana ariko ubundi. Urwandiko rwandikiwe itorero ry'Abagalatiya, hari aho n'ubundi mu kindi kiganiro wenda bazabibona, ariko reka tuze kuhasoma. Abagalatiya igice cyaho cya 3, ni igice cya 3, reka mpere ku murongo wa mbere. Haravuze ngo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabarozi mweretswe Kristo Yesu nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu? Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Kabiri, muri abapfapfa mutyo, mwatangije iby'umwuka none muherukije iby'umubiri. Ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe ubusa, niba yari iy'ubusa koko. Gatanu, mbese ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Gatandatu, kuko Aburahamu yizeye Imana bikamuhanira no gukiranuka, mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu. Kandi byanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga, kuko bizeye bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba, biti muri wowe nimo amahanga yose azahererwa umugisha. Dukomeze, nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizeraga. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume. Umurongo wa 10, abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nyamara amategeko ntiyagira icyo ahuriyeho no kwizera. Iki kintu kiratangaje. Amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Uyakomeza
ariko umurongo waho wa 10 uhita uhakana ko nta n'umwe ushobora kuyakiranukaho. Tuwugarukeho. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Ijambo ryarambwiye ngo ugerageza gukiranuka ku mategeko yose agasitara kuri rimwe yose aba yacumuyeho. Tugarutse rero twibutsa abantu ko amategeko yaje nyuma y'imyaka 100 azira kugira ngo agaragaze gukiranirwa kw'abantu. Amategeko ni miruwari, ni indorerwamo y'ububi bw'umuntu, kuko ubwabyo ijambo ry'Imana riravuga ngo amategeko ashyirirwaho ibigande. Rero Aburahamu mbere y'uko amategeko aza yabwirijwe n'umwuka w'Imana kubwo kwizera ko ari ku murimo, ariko kwahwanye no gukiranuka afata icyacuma gishyira Melkisedeki umwami w'i Salemu. Twaramuvuze ko Salemu bisobanura amahoro, mwami w'amahoro. Uwo mwami yashushanyaga Kristo, ko n'uyu munsi ntibazi inkomoko ye. Haba bize teoloji, haba abanyamateka ntibazi uwo mwami w'i Salemu ari uwahe, kandi Salemu haje kwitwa umurwa wa Yerusalemu. Yerusalemu, Imana y'amahoro. Niba umwami ari uw'i Salemu, ubwo Isalemu murahumva. Murakoze. Rero tugera ku Bukristo n'igihe twari tubanje kunyura mu mpine dusamarayizinga ibyo twavuzeho bya mbere. Tugera ku Bukristo n'igihe, Ubukristo ni ubuzima, ni ubugingo, ni imibereho, ni impinduka zihabwa umuntu wizeye Yesu Kristo mwami n'umukiza. Noneho Kristo rero niwe muremyi wa byose. Ibyo bihe turi kuvuga, haba ibyo dutinya, haba ibyo twagaye ngo byatubereye bibi, n'ibyo twashimye ko byatubereye byiza, byose byaremwe na Kristo. Ibyo bihe byose byaremwe na Kristo. Noneho kuko niwe mugenga wacu, niwe ugena ibihe. Ubwo ari we ugena ibihe, birasobanuye ngo ubugingo bw'abizera cyangwa se ubugingo bwa Kristo mu bizera ntibupfa butewe n'ibihe turimo. Umukristo ntahindurwa n'ibihe, ahubwo we mu gihe agira impinduka itera abandi ibyiringiro no gukomera. Mu ncamake nuko navuga umukristo n'ibihe. Hari imyitwarire umukristo agira mu gihe runaka, hakaba uko umukristo agenda, hari imyambaro, hari ibyo kurya, hari ibyo kunywa, hari ibitaramo, hari amanama umukristo yitabira, hari n'ibyo atitabira. Rero nta gihe na kimwe kibaho ngo gitsinde umukristo, kuko Kristo uri muri twe yaturemeye mu mbaraga zingana n'izo afite muri twe. Bisobanuye ko rero ntatsindwa. Niba adatsindwa, egari ko turi abatsinzi no mu gihe cy'impinduka z'ibihe. Ahantu nshobora kwibaza nkavuga ngo umukristo ntabwo akwiye guhindurwa n'ibihe, ariko uko tubona ibihe bigenda bihinduka ni nako n'imirimo igenda ihinduka, cyane imirimo yo gushaka amafaranga yo gutunga ubuzima bwa buri munsi. Kibaza nkavuga ngo ese umukristo hari imirimo adakwiye gukora inyuze mu mucyo? Reka mbivuge gutyo, inyuze mu mucyo. Ubwo ndavuga umucyo w'igihugu abarizwamo, ariko umukristo we ntaba yakemerwa kuyikora. Nshobora kuvuga ngo irahari, ko byose turabyemererwa, ariko siko bitugirira umumaro. Hari imirimo ishobora kutabera umukristo, birashoboka, ariko kandi yageze mu mirimo, nibwira ko ibyo umukristo atemerewe gukora ntabwo mu Rwanda turabizirura ngo byemerwe kuba imirimo. Ntabwo biremerwa ko byashyirwa, ko dufite minisiteri ishinzwe umurimo n'abakozi. Hari ibintu byemerwa nk'imirimo bikanasoreshwa, cyangwa se bikaba bifite ubudahangarwa bwabyo. Ariko hari n'ibyo abantu bakora bitaremerwa nk'imirimo, nyamara ahandi byemerwa nk'imirimo. Twebwe tugendeye mu Rwanda ntibiremerwa. Hanyuma ahandi hamwe na hamwe hari aho uburaya bwemerwa, hari n'aho gucuruza ibiyobyabwenge byemerwa. Rero aho
nkatwe kuri twe iyo mirimo ntiyemewe, keretse mubaye hari uwo mpuzu ukavuga uti uyu murimo runaka umukristo arawemerewe wenda tukabijyaho inama, ariko hari imirimo tutemerewe gukora. Bose wenda nko gucuruza inzoga biterwa n'uwuriwe. Mujye mwihangana abantu badukurikiye ku mukanguzi, ntimutekereze nkanjye, ariko mwumve ibitekerezo byanjye. Yego, nimuyoborwa n'umwuka koko iri jambo riturutse ku Mana ngo rigire icyo ribungura, muryige. Niba atari icyo ribungura, aho kutugaya mudutuka mu makomenti, ndibwira ko mwatugira inama, turabyemera. yego, ariko reka mbabwire ko hari aho nge nshobora kwemerera umuntu gucuruza inzoga. Kubera iki? Abana benshi barashomye, ushobora kubona akazi ko muri bara cyangwa hoteli. Ntabwo abantu bose bacuruza inzoga ari indaya. yego, Icyo cyo mukimenye. Nta nubwo abacuruza inzoga bose bazinywa. Nemera ko yabikora ku rwanjye ruhande. Kubw'iyihe mpamvu? Ntidufite abantu se bacuruza amafarumasi? yego, ntitubyemera se? Nta n'ikibazo tubigiraho. Ntihabamo puridansi? ziba zirimo. None se kuba bacuruza amapuridansi barasambana? Niba twakeza rero umuntu ucuruza farumasi agurisha puridansi, n'ucuruza inzoga ni mu mureke. Niko mbyumva ariko ku rwanjye ruhande. Yego. Hanyuma tukibaza tukavuga ngo none kuki turimo turaganira ku Bukristo n'iterambere cyangwa se n'ibihe by'imperuka. Nkibaza nkavuga ngo ubu Bukristo bwinjira mu bihe by'imperuka cyangwa se mu minsi ya nyuma bugahinduka. Ni kuki buhinduka? Ese hahinduka umuntu umeze gute? Ntabwo aba yakakijwe by'ukuri, cyangwa nyine mugani wa muntu avuga ati ngo Imana izi ko ngo dutuye i Kigali, nyine ibihe bigenda bihinduka, nako n'umukristo akwiye kugera. Ntabwo agakiza kajya ntabwo Imana igira iterambere muri ubu buryo. Impamvu tuvuga ngo twateye imbere ni uko hari icyo dushaka kugeraho. Yego, icyo dushaka kugeraho ntacyo twari dufite. Imana yo ntacyo ishaka kugeraho idafite, itakishakira mu bihe. Bivuze ko icyo yavuze mbere kiguherekeza no kugera none, kuko ijambo ry'Imana ntirihinduka. Iyo wowe waryumvisha uhindutse uba urivuyemo, ntabwo ari ryo riba rihindutse. Umwuka ntagira iterambere. Ntabwo ari uko atageze iterambere ku bamwakiriye, ahubwo nta kintu na kimwe dushobora kuvuga ngo umwuka yabikoraga gutya none ubu yarahinduye abikora gutya. No. Uko yakoraga cya gihe n'uyu munsi niko akora. Twebwe iyo duhinduye reka tuvuge ko tuba tubifunguye, ariko umwuka ntabwo aba ahindutse. Ko uko Imana yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri. bivuze ngo ni twebwe duhinduka, ntabwo ari nitwe duhinduka bitewe nuko isi igenda, tugashaka kwiruka ku iterambere ryayo. Urwo ni urugero rutoya rw'abahanga mu bijyanye n'iby'isi, kuko ubundi umuntu uhindurwa n'iterambere si naryo terambere dayeri, kuko hari igihe uhindurwa n'ibyo ugezemo ugasenya ibyo wubatse ukurikije ibyo ugezeho. Ubundi umuhanga mu isi ntabwo ari uhinduka uko umunsi uhindutse, ahubwo ajya aho isi iri kujya agategereza abantu bamusanga. Niko ab'isi bamaze kumera. Hari abantu bageze muri 2050 bari gupuraninga uko hazaba hameze. Twe tuzajyayo turi kujya kubumvira no kugenda mu nzira bashaka ko tugendamo. Iyo umunyamwuka ahinduwe n'ibyo bihe, egari kuba utangiye gushyira mu bikorwa ibyo abantu bagupangiye. Ariko ikintu kiriho nemera nuko iterambere ku muntu ukijijwe ntiryica agakiza, uribamo ukarigeraho ritisha agakiza, nta naho ribangamira agakiza. Iterambere no,
ku muntu ukijijwe ntawe ribangamira agakiza, kuko bibaye iby'Imana yatwica none tutaragera ejo, kugira ngo ejo hatazaturimbura. Ariko niba yemeye ko tuhagera, nkunda kubivuga, Imana niyemera ko hari igihe ugeramo, ntuzavuge ngo kubera iki Imana yemeye ko mpagera. Igisubizo cyihita umenya ko ari ukuri umutsinzi w'igihe urimo. Imana ntishobora gushyira vitari aho azarimbukira igushakaho ubugingo, no, aho iteretse vitari iba yizeye imbaraga ziri muri vitari ko zitazahamugusha. Niyo mpamvu yo batageragezwa azarimbuka, no. Iki mucyumve, Yobu ajya kugeragezwa, abantu baduteze amatwi munyumve neza, Yobu ageragezwa abana barapfuye, kuri Yobu bari gupfa, no kubasomera mu mubiri bari gupfa, ariko muri plani y'Imana iri kubabika mu cyumba cy'ubwiza bushya, kuko yabamugaruye ngo afite abana beza kuruta abambere. Ibyo yahombye Imana yabishyiraga mu cyumba cy'urwunguko. Ni nk'uwakutwara ikiro cy'ibishyimbo ukamara kabiri utari ibishyimbo yaragiye kubitera mu murima, akazakuzanira umubo wasaruwe muri bimwe yari yakunyaze. Niko Imana ijya ibikora. Ntabwo ari uko Imana ibishaka ngo mugagare mutagangare, oya. Narabibabwiye, hari igihe ibona ku isoko mburamumaro hari produit ihari igezweho nawe wagura, ikakwima amafaranga ukarira ubukene, kandi Imana yari kwimya amafaranga kuko izi ko nawe wahaha kuri cya gicuruzwa cy'imburamumaro. Izama abantu baryumve neza cyane. Yes. Rero bigatuma mu gihe abantu bazi ko imbaraga mu gihe ari amafaranga, bazi ko imbaraga mu gihe hari ikintu runaka, ariko banza urebe ku ruhande rwawe n'Imana mumeranye mute, kuko Imana ibika igihe mu kindi kandi ikabika umuntu mu bihe, kandi mu gihe habamo icyawe, mu bihe habamo igihe cyawe. Rero icyo utari kubona uwo mwanya wahise utatekereza ko Imana yakiguhisha, ariko Imana ibikira ibi imbere ya Hagari ntaribone. Ishimayeli akarira akavuza induru, igihe Hagari amuhunze akamubwira ngo subirayo, imbere ye hari iriba muvoma amazi mu mbere hose se batararira ryari riri rihari. Imana ifata Abisirayeli bava muri Egiputa, ntibakorera amajerekani, ntibabwire ngo nimuvome kuri iyi soko niyiriho amazi aryoha, ikabima amazi bagenda bikoreye mu nzira, ikayabika mu gitara aho bari kujya. No mu gihe habitse mu isoko idudubiza, mu bihe haribwa ibyo mutazi mutarabona, kuko umuririmbyi yavuze ngo iki, yaravuze no mu bikomeye biriho ubu undamburira amaboko yawe, umpimbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana, Mana yanjye komeza ujye umfasha, ngutaramire neza icyo umbwira, mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe. Ibi bihe ntibingana n'iby'i Sodomu na Gomora Loti yakirijwemo, ntabwo ibi bihe bingana n'iby'i Yeriko maraya yarahaba agahisha abatasi agashyira agatambaro ku nzu, ntabwo ibi bihe bingana na Babuloni. Ibigirwamana 226 byari bihari, uyu munsi mufite bingahe? Ibi bihe ntibingana na Egiputa, mutari mwemererwa kubyara, wanamubyara bakamwica ntumushyingure, bakamujugunya mu ruzi. Ibi bihe wabikompara gute n'ibyo muri Ashuri? Wabikompara gute n'iby'isenyuka ry'urusengero rwa Yerusalemu? Bifate nawe bigereranye n'iby'itanura ry'umuriro kwa Nebukadineza. Bakomeje gukizwa, aravuga ngo Imana dukorera naho itadukiza. Ntitushobora kubarira ibigirwamana. Nta gihe gicogoza uwizera, ikiriho ni kimwe, twegerane n'Imana tuyivomeho imbaraga z'umutima. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ngahita ntekereza nkavuga ngo abakristo no bemeye kujya mu iterambere, bemeye gutera imbere. Exactly, ko umukristo ari mu isi. Umukristo ari mu isi
Kristo yemerewe gutega indege, yemerewe guhindura umwanya wo mu ndege nawe akagenda muri business class, yemerewe kugenda muri train, muri gari ya moshi. Turabyemerewe, twemerewe kwambara neza, wemerewe kurya ibiryo byiza, wemerewe kubaka inzu nziza, wemerewe gutura ahantu heza, kuko uretse ubugingo n'amakamba yo gukiranuka nibyo Imana izasohoreza mu ijuru byonyine. Naho indi migisha yose muzi Imana ivuga yitangira inaha mu isi. Ibyo rero nabyo ni ishusho y'iterambere. Kuko kubaha Imana harimo ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Ubukire muzabugirira he? Urakoze. Icyo ni iterambere. Nkibaza muri iryo terambere abakristo bene gutera imbere nibyo. Ahambere wasangaga amadini, cyane ko ari cyo kintu twaturi kuvuga mu minsi yashize, afata abakristo bose muri rusange, ndetse kabone nubwo haba hari umwe wakoze icyaha cyangwa se wagiye no mu ntege cyangwa akanarwara, ugasanga nk'urusengero rwose rwagiye kumusura cyangwa se bagiye no kumuhingira, ugasanga barita ku bantu bose batagendeye kufite byinshi cyangwa ufite bikeya. Uyu munsi mu idini tubona ko abantu bahabwa agaciro cyane cyane, bashyirwa imbere ari abafite iterambere cyane kuruta abandi. Ese tukibaza ukavuga ati ngo ibi nibyo no mu rusengero harimo iterambere ku buryo abashyirwa imbere ari abafite cyane kuruta abandi? Iryo ni iry'isi. Iryo ni iterambere ry'isi ryaziye kwangiza umubano w'abantu n'abandi, bitagombeye muri Christianisme gusa. Ntabwo ari mu Bukristo gusa, si mu rusengero gusa, usanga no muri mu misigiti naho niko hari. Uretse no mu misigiti, no mu nzego bwite runaka bakunda ufite, no mu kinyarwanda bakunda ufite cyangwa bakunda ukize. Niko isi iteye, niko abantu b'umubiri bameze. Ariko si ko itorero ryari rikwiriye kugenda, kuko nubwo iryo terambere ariko biri mu bigawa cyangwa mu mugayo abantu bagawa. Kuko uyu munsi Imana izi icyita rusange, twarabivuze. Icya 10 cy'igihumbi ni 100, sibyo? Icya miliyoni ni 100,000. Watanze 100 ry'igiceri, n'undi agatanga 100,000, imbere y'Imana ku mafaranga bahawe bose barakiranuka kandi barangana. Ariko mu bijyanye na kamere y'umuntu, muri management y'umutungo, muri accountability y'idini, bareba uwinjije byinshi, ariko Imana ikareba uwakiranutse. Ku ruhande rwa bose bakiranutse, ariko kandi uwo nawe bitayeho kuruta abandi, ntabwo ari icyaha yakoze. Kuba bakwitaho si icyaha, no kuba bakurikirana ibyo ufite si icyaha, ahubwo bimwe ufite uko ubibanyemo n'Imana na bamwe batabigira, nibyo byakubera umutego. Nawe kuba bagutaye inyuma si icyaha, ntibinavuze ngo ntutange icya 10 cyangwa ngo ukore iyo mirimo. Kora ibyo ushoboye, kuko nta muntu uri gukorera, uri gukorera Imana yo mu ijuru. Urwo rucantege ntirukwiriye, kuko umwana w'ubugingo niyo yahinyurwa mu bisi, azi ko icyubahiro cy'abera kitabonerwa inaha, kabone niyo batakiguha. Kuko icyubahiro Imana iduhera mu isi ni igihe abanyabugingo basabana. Yego hari n'abiha icyubahiro n'isi kakibona, ariko bose ntabwo icyubahiro cyabo isi izakibona. Kandi nubwo yaguhaye n'icyubahiro abisi babona, hari n'igihe gitoya, hari naho ugera bakagusuzugura, ko buri muntu wese agira uwo acogorera imbere. Buri muntu agira aho agera agacogora. Abanyacyubahiro bose muzi bagira aho bagera bagacogora. Rero wowe niba hari aho ugeze ugahacogorera, fata ikindi cyubahiro kibonerwa ahandi. Niba mu isi ntacyo uhabonye, Yesu yavuze ngo yaravuze ngo umuntu naza aho ndankorera, umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Twari icyo ngicyo, ntacyo bitwaye. Yego. Munaza kwihangana, hari uyu mwaka dusoje habayemo ibintu bigiye bitandukanye, ndetse abantu bamwe bagenda bita ko ari bavuga ngo ni iterambere nyine ni iterambere ribikoze, aho twabonye niba ari icyo twakita ubusambo bukabije mu bakozi b'Imana, mu ntama zibashumbye. Ese ibi nabyo biri mu iterambere? Kuko ntekereza ko umuntu ashobora gutanga ituro uko angana, ariko niba bigeze aho abashumba iterambere, nibwo nabyita iterambere ribereka ko bageze ku gihe cy'uko hari ikigero umuntu adakwiye gutangaho amafaranga,
kuko hari igihe kizi kugira abantu bakavuga ati ngo ibiceri ntabwo umuntu gutanga igiceri no gusuzugura Imana, ariko nkibaza nkavuga ngo ese iterambere ritwara ubushobozi umuntu afite bwo gutangira Imana? Aho ngaho biri ku rundi rwego. Sinzi n'impamvu muba mukoresheje iryo jambo ngo abakozi b'Imana iyo uvuga ngo abakozi b'amafaranga, kuko impamvu yagaya ni uko ariyo wagiye ushaka. Ariko niba wakoreraga Imana utanayabonye, Imana ihabwa icyubahiro, wanayabonye ihabwa icyubahiro. Niko njyewe mbyumva, kuko nta turo, ntabwo sinzi impamvu banabyita ituro, niko banabyita nyine. ngo ituro ngo rya miliyoni, ngo ituro ry'ibihumbi 100, ngo ituro. Ntabwo ari wowe ushinzwe kumenya ngo rirashyitse cyangwa ntirishyitse, kuko si wowe ugenzura impamvu uwo muntu yatanze ituro. Dayera naritanga si wowe yarihaye, yashimaga Imana, ariko kuko uri mu mwanya wayo, icyo gikorwa, iyo role niwe bayijuyeho, niwe bayikiniyeho, kugira ngo umumaro w'ituro wuzure. Barawukinira ku bakozi b'Imana, mbyite gutyo. Arakora iyo geste ku mukozi w'Imana, atanga ituro. Ariko ni kubw'umutuzi igipimo cy'iryo yakagombye gutanga n'iryo atakagombye, nibura ngo uvuge ngo aya ngaya niyo yari kuzana none azanyaye. Ntabwo ari wowe, ibyo si ibyawe kubimenya. Rero kuvuga ngo ni iterambere, bamwe babyita ku rwego runaka, kavuga ngo ngeze ku rwego ntakakira kwa Cinara Yesu. Ati umuntu cyakira ituro ry'ibihumbi 20 ntakwiye no gufunga uducumi tw'inkweto zanjye. Ariko nabo barayabona ubundi munayahabo mudakwiriye kuyaha. Umuntu utanga ituro ry'ibihumbi 20, niba ufite n'igiceri cy'100, ukumva ni ituro wemejwe n'umwuka w'Imana. Ikintu kimbabaza ni kimwe, hari indushyi zikwiriye gukorerwaho umurimo w'Imana kuruta abo banyamuhimbo. Ni abanyamuhimbo, uriya ni umurengwe, ukwijuta. Ati ibyo bihumbi 100 iyo tubyicariye turi abapasitori 3 muri uravuga kamaze iminsi gasirikira bicaye muri Mariyoti. Ariko se ubundi wicara muri Mariyoti nta mukozi w'Imana udafite n'intebe yicaraho mu nzu? Barahari benshi cyane. Mwicaye muri Mariyoti, naba namwe mugeze kuri urwo. Ese ubundi mwagize ngo n'uwo mwanya wo kujya kwicaraho turawugira? None se ubufite tuvugisha ukuri. Ubu Anicet ni umukene ku buryo ntajyayo. Umwanya se ubwo turawukuraye? Naba namwe mwabonye umwanya wo kujyayo. Ariko mfite bara abantu bashonjuzi, ubura nuko ubigenza. Nk'ubu hari abana b'abakobwa uzi wigeze ukoreraho ubuvugizi, sibyo? Uyu munsi bari gushaka akazi ko mu rugo, kwiga byabananiye, ntibafite uburyo bishyura ishuri, sibyo? Hamwe bari cyagiye, ntabwo ariho bakiba muri rwa rugo rwa pasiteri, barirukanwa, bari gukodesha inzu y'ibihumbi 5. Abana bigaga aho bari ntihaba n'umuriro. Urambwira ngo barakora dovari gute? Bariga gute? Kuri buji barayigura iki? Ise ntiwamubonye ngo ugiye kwicara kujya kurya inkoko muri Mariyoti, kujya kurya ihene? Asiki uwo ni umurengwe, ni umuhimbo. ngo iyo twicaye n'abakozi b'Imana. Ubundi se mumbabarire, ntabwo gutyo, ntabwo ariko kwitwa umukozi w'Imana. Ntabwo ariko kwitwa umukozi w'Imana kujya mwirirwa muturatira amabubu n'amakoti ku macano ngo Imana yarakoze n'amasakoshi ahenze n'amatelefone ahenze. No, ntabwo ari wo murimo. Mwana w'umuturanyi urajya gusengera umuntu ngo Imana imuha akazi, ugasengera umuntu ngo Imana imuha ibyo kurya muri telefone yawe harimo ibiryo. Iyo tabure muri kuvuga ngo amafaranga babahaye ngo murye n'abakozi b'Imana, muriranga iyo tabure yari kugaburira abantu kwezi muyariye umunsi umwe, ngo niko gukorera Imana? Byo ni ibiki? Yesu yabwiye abigishwa ngo iki? Baramubwiye ngo sezerera abantu bataravuga ngo nimwe mubagaburira. None muri kujya mwirirwa murya imitsi y'abantu namwe mwari kubagaburira. Yarabwiye ngo nimwe mubagaburira, ntabwo bataha inzara.
atubura twari duhari, niba ibyo mufite bitatubuka nimugabane ibihari. Kozi w'Imana guteze kwa maturo. Hari uwigeze anyoherereza 150 arangije yamaye ituro mugane barambwa ngo ni ituro ry'umutima ukunze. Amadolari 150 ndagenda ndaherotira ndamwandikira naramwana Yesu aguha umugisha. Hari ikindi numvaga nari bukore se, nari bujye guhakwa, nari bupfukame. Tangije kuvuga ngo Yesu aguha umugisha, rambwira ngo icyo gusa. Niko yanditse muri message ngo icyo gusa, ngo nari nzi kuri bufata umwanya nk'uw'iminsi birukiriza ubusa unsengera. Sha koko ntabwo iryo ari iterambere, ni ubuyobe bwo mu minsi y'imperuka. Ibyo nimufata kuyoba kwanyu ntimubyite umuvuduko w'inzira, kuko mwirutse muyoba, ntabwo mwirutse mushyika. Iterambere ni ukugera ku gikorwa kizagirira abandi umumaro. Icyitwa iterambere ni igifitiye akamaro abantu muri rusange. Itekere naramubwiye nti mukozi w'Imana ntabwo wangura amafaranga 150 ngo njye kugusengera iminsi 2. Ndamwara bibaye ituro rinjyana ku musozi wo gusenga, ndibwira ko nayo wakoreye utayama. Kwiriza ubusa ni seti nkegera Imana, kwegera Uwiteka nkavuga ngo ndigomwe ngiye kugusengera umunsi 1 2 3, ukabigura amafaranga. Wakishyura iki se? Nyine ubwo wanyishyura iki gituma ni seti nsiga umugore wanjye n'abana, nkareka kuryama mu muryango? Inshingano yanjye ya mbere yo gusengera abantu, inshingano yanjye niyo kwita ku rugo n'abana. Sibyo? Kutagusengera sinzabibazwa. Vita, ntabwo tuzabazwa abantu tutasengeye. Oya, kiretse abo tutabwirije ubutumwa bwiza ngo bakizwe, abo bari ku mutwe wacu. Niba twari dufite uburyo bwo kubabwiriza, ariko urugo rwanjye nzarubazwa. Ndarusize ngiye gusenga. Umwana ejo arajya ku ishuri, akeneye kureba papa mu maso avuye kwiga, akeneye urukundo rw'umubyeyi. Umwana akeneye gukanguka agasanga ari mu gituza cya se. Umwana akeneye kurota avuga, nkajya kumubwira ngo humura, akumva ijwi rya papa nijoro rimubwira ngo humura. Ibyo ndabigurishije ngiye ku musozi ngo amafaranga wampa ngahe? Mu by'ukuri ni ukuri, reka mbabwize ukuri. Dusubire inyuma turebe ko ibyo dukora ari byo dukwiriye gukora. Mwihangane, nyine hari igihe umuntu abivuga akazamo n'umubabaro n'amarira. Nose ubwo Vita, niba ayo mafaranga umuntu yagenda akayarya, bari abana nibiga muri 9 bakishyurirwa ngahe se? 9 yishyurwa ngahe? Bari make cyane, nayo ibiryo ntekereza batanga 20 ntago ari ngahari. Murakoze. Ntabwo ari iterambere n'ubuyobe. Ntabwo iryo ari iterambere. Ubukristo mu minsi y'imperuka, nshuti z'umusaraba, ni ugusangira duke duhari nta mwaga, tugakorera Imana twitanga nk'abakorera Imana, hanyuma tukabana na bose amahoro. Bibiliya uwabivuze we yaravuze ngo cyane cyane abo mu rugo rw'abizera, ariko nanjye reka nongeraho ngo cyane cyane aboroheje kuri mwe, abadafite icyo bageraho kandi mufite aho mwabageza. Se ibintu byose dukoze itura amaturo yabaye ibibazo, ariko ubundi mwayaretse. Ubundi bayaretse, aya maturo yabaye ibibazo mu bakozi b'Imana mwayihoreye. Mwayaretse mugashaka indushyi mufa. Uretse ko gusa nabwo kureka amaturo batanga yaba barekaga ku ubundi mwayatwimye mugashaka imfubyi mufasha n'abapfakazi. Mwayahaye izo ndushyi koko. Ayo mafaranga muri kuduwe yatumye tujya kuri social media, reka nishyiremo kugira ngo ndasa n'uri gutunga gatoki, yatumye tujya kuri social media tugaca ibikuba. Mwayatwimye mukagaburira imfubyi koko.
ubu ibitaro ntibirambarayemwe abantu babuze uko basohoka kwa muganga, banabuze n'icyo kurya, banabuze icyo kurya, abantu basohowe mu mazu babuze icyo bishyura, abantu bari kurwanira mwayahaye abayashoboye koko. Murajya mwirirwa mufata abantu bagenda mu modokari ngo mwabahaye za essence, hari n'abandi badafite nuko bishyura aho baryama, hari n'abari kuryama hadashashe, ngo mwatanze ituro, iryo sinaryo, iryo ntirishyitse nta nicyo rimaze mu maso y'Imana. Muri mwese ninde ujya ufata umurima yateyemo akajya guteramo indi myaka ngo ashaka kweza byinshi? Bakozi b'Imana mwarebye kure, ntabwo uko ariko gukorera Imana nshuti z'umusaraba. Anicet ntuzayama, ndakwinginze uzayihorere, aya ntera umuhimbo yareke, n'ubundi ntabwo ari iby'Imana, ibyo ni ibirangaza by'isi. Oya no. None se ubwo tuvuge ngo niryo terambere? Ubwo se umurimo w'Imana waba umaze iki? None se ubundi ubwo ni nayo mpamvu ubutumwa buhinduka kugurishwa, abantu bakajya gushyiraho amafaranga, sengera nguhayaye. Ejo bundi hari uwantutse ndi kwa muganga. Kubera iki? Uko bafata abakozi b'Imana babafata kimwe. Ni ukuri ntukavumwe. Bitutsi wantutse naramusengeye, Imana izamubabarire. Natutswe n'abantu bane, namwe murebe uko nari imeze. Ndajya gusengera umuntu, murabizi ko nyuma ya cya gihe nibwo narembye, sibyo? Ariko umuntu arikoze ngo mwatwimye umwanya, ngo ndabona mwarigize Gitwaza n'amasasu. Ntabwo Anicet ari Gitwaza, nta nubwo ari masasu. Gitwaza kumubona bigoranye bitewe n'umwanya we, ariko nanjye uwanjye urahari. Ntabwo ari hovyo. Yego. Niba ugiye guhamagara umuntu, umuhamagaye kuko ufite umwanya wo gutelefona, banza umakinge sure ko nawe afite umwanya wo kwitaba telefone. Kuki cyo utakimenya ukabifata nko kwishyira hejuru? Ariko kuko bafite abo bishyura bakajyayo, naguhamagara ntakubone cyangwa ntumugireyo, arabyita kugwa. Usange baciye ibikuba batanga ama message ngo duha abantu amafaranga ntibadusengera, ngo runaka yanze kutwitaba kuko tutamuha amafaranga. Ibyo nabyo mubanze mumenye ibyari byo. Nkunda kubivuga. Reba nkatwe mu Rwanda amasaha uko ari, umuntu arikoza guhamagaye saa 7 z'ijoro kuri telefone, uri n'umuryango, kandi uramwitaba afite umwanya muremure wo kuvuga, urarara ijoro ryose uri kuri telefone. Nuwumuha uwo mwanya wa nijoro, urabona nundi harya ubwo nk'umuntu ufite umuryango, uwo muryango uzabona umwanya ryari? Banza umenye ngo uyu muntu utamuhaye umwanya yarari mu biki. Bafite abahanuzi bakodesheje, abapotre bakodesha, abaki bakodesha, noneho iyo batabonye bimwe bahabwa ku masezerano bagiranye na ba runaka, babishaka no ku bandi. Niyo mpamvu birirwa bafite imihimbo, buryo turo ngo sindi ku rwego rwo kuryakira. Yego, ituro Yesu yaravuze ngo uyutuye duke yadakuye mu bimusagutse, ararusha uwatanze byinshi avanye mu bimusagutse. Ituro vita, umuntu wagize umutima ukunze agatura, ubonye umwanya wo kugaya ituro, ubwo se ubwo wabonye wo kumusengera? Ntikiza ko uwo mwanya utaboneka. Ntureba aba bantu, reka mbabwire, hano twe nijwi ry'umukanguzi. Hakanguka ushaka kuba maso, ushaka gusinzira ntituzamubazwa, arakomeza sinzira. Hari abantu twagiye dusengana, nge nkabahamagara video call, abereka hondi, ntabwo ari amafaranga bampaye pe, ndi imbere yanyu, dore aha ni ku ijwi ry'umukanguzi. Uwa yampaye ngo njye kumusengera byandike muri comment, cyangwa uwo nayasabye kugira ngo musengere abyandike muri comment. Yego. Kandi nuzayampa ngo njye kumusengera ntaho nzajya. Icyakora uriya nasubije iryitano nakoze ikosa, iyo nyafata nkayagaburira abashonje. Urayamusubije? Narayifashe ndayatransfera, ndamubwira nti niba yarayo kujyayo shaka abandi bajyayo, njyewe nta mwanya mfite. Ariko iyo nza kubimenya nari kuyaha aba bana basi bakajya ku ishuri. Ubu se mu Rwanda hari gahunda ya leta ya VUP yo gutunga abantu bageze mu kigero cy'izabukuru,
batishoboye bafata ngaha babeshaho. Hari umukecuru utuye hepfo y'iwanjye, ibi bintu ndabivuga nkumva nenda no kurya, nkumva umubabaro mwinshi. Ararya umunyu asabye, ararya amavuta asabye. Bana imbabarira amafaranga natanze yabaye uburangare koko, nibwo ngiye nabyumva. Iyo ntayamusubiza nkayihera abayashoboye, n'ubundi sinagiyeyo kandi ashobora kuba ataranamuboye, hari n'abayamuriye rega. None ubundi wagize ngo twe dufite umwanya wo gusengera abantu, ayo maturo bayaguha? bakubwira ko yabashizeho amafaranga. Ni muhirwe mugire umugisha w'Imana, Mane baramburira amaboko. Ariko nshuti z'umusaraba ntabwo ari ku iterambere rimeze bya bene mwiribekera. Umuntu usitaye muri kaburimbo urwara rukavamo, ntabifate nk'uwanyereye hasi akagwa akandura gusa. Kaburimbo harimo amabuye nyine, nusitara urwara n'umubiri si kimwe, sibyo? Urwara n'ibuye ntago bingana, ruzasimbuka nyine si kimwe no kunyerera ukagwa hasi. Iterambere naryo umuntu wariguyemo ntangana n'uwaguye igihe kitari cy'iterambere. Ko waguye iterambere agwa nk'uryamiye ibuye, ariko waguye ritaraza agwa nk'uwaguye mu cyondo akandura uwo mwenda arawufura. Ariko waryamiye ibuye hari n'igihe rimuvuna igufwa. None kugwa mu iterambere ni bibi cyane. Ayiwe arega Imana izi impamvu itagejeje Mose i Kanani. Izi ni impamvu umurambo wa Mose itawutanze. Iyo itanga umurambo bari kuwusenga kuko umuhimbo wari kuza. Rose n'iki kiri gutuma ibabwira mu butayu ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe. Nuko izi ko hari ibyo kurya bazarya bakaba banakwibagirwa. Izitwarira Mose igihe cyo kumugusha kitaragera. Yego, Mane baha umugisha. None se turirirwa tubwira abantu ngo bareke imigenzo n'amadini bakumva twatutse abadive. Buri umuntu wanditse aravuga ngo abadive ndumva wabibasiye. Ndabibasira se bave mu badive bashyire muri hedini ko ntaryo ngira. Simfite ubutumwa bwo gukura umukatolike muri katolike ngo ajye muri ADPR. No. Intambara zihiga umunyabugingo muri katolike no muri ADPR zibamo. Kandi ibyaha byakorerwa muri katolike no muri ADPR birahari. Nta nubwo ndumva padiri na padiri basubiranyemo nk'uko abapasiteri barwana. Ntabwo umwanya ngufite wo kukubwira ngo va mu idini ryawe ujye mwaririye. No. Bibaye ibyo nakicara nkajya nirirwa mbabwire ni muve muri Isilamu, nta Yesu uriyo. Urumva? Ariko icy'ingenzi ni mwizere Kristo, aho muri musenge mukizwe imitima yanyu ikebwe, muve mu mihango n'amahame y'idini. Yego. Umuntu aravuga ngo watutse isabato bikaba ikibazo, ari umunsi watutse rose ubwo gutuka agakizabyo. Ko watutse isabato. Hari uwavuze cyagiye ngo mwakoze muri comment ngo wakoze kuvuga neza ngo 10 ngo gatuka isabato. Kuko navuze ngo hari isabato, ariko reka dusome uwo murongo. Ni igice cya 4 urwandiko rw'abaheburayo rwandikiye abaheburayo. Murongo waho wa 8 haravuze ngo iyo Yesu ariko se duhere ku murongo wa 7. Haravuze ngo Imana yongera gutoranya umunsi ari wo uyu munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane. Ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. 8 haravuze ngo iyo Yosuwa baruhura ntihajyaga kuba hakwiriye. Iyo Yosuwa baruhura Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe. Iri jambo muryumve ku murongo wa 9. Haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Kuba twaravuze icyo ngo twatutse isabato ndayemera, ahubwo ubu ndayiruhutse ko ndi mu isabato, ndi muri Kristo Yesu. Rero icyitwa iterambere tugaruke mutwihanganire nako kaba kanyuzemo. Ni igihe umuntu azi ngo yaguze imodokari, nibyo kuri we ni iterambere. Ni igihe umuntu azi ngo yabonye inzu. Tuganire twitonze. Igituma uvuga ngo uri umukire ni uko ugomba kumenya ngo mfite iki cyangwa ndi gushaka iki, kuko nakagombye kuba ari cyo mfite. Reka dusesengure muri ubu buryo. Buri muntu wese ni umukene w'icyo akeneye.
ndabyemera cyane. akaba umukire w'icyo afite. Yego. Keretse umutima utanyurwa, utanejejwe n'ibyo wagezeho, ugashaka ibindi ubigayisha ibyo ufite none. Ariko igihari ni iki? Umuntu agura imodoka ngo ayigendemo. Imana yo yakuremye ngo igukoreshe iki? Kugira ngo wumve ko uri umukire. Tuganire. Koresha umunwa wayo. Imana yo yakuremye ngo igukoreshe iki? Mu iremwa ry'umuntu harimo umugambi w'Imana. Icyo yari igambiriye kurema niba ari cyo urimo, uri umutunzi, uri umukire, niba koko icyo ugomba kubutunza ari cyo ufite, koko uri umukire. Ariko niba utunze ibyo utakagombye kubutunzi, you are very, yewe data, uri umukene, umutindi wo kubabarirwa, niko Imana yabwiye niko mu byahishuwe havuga. Wiyita umutunzi nyamara utazi ko uri umukene wo kubabarirwa. Uzi aba bantu birawodoka icyo bari bafite? Basarudi bisarudi naki bambaraga imyambaro ihumura ikoranye umubavu, bari bafite inganda zikora imiti ivura amaso, bafite ibyuzi bogamo by'amazi y'amashyuza, bafite amazahabu mu misozi yabo. Ntabwo uti mungure izahabu ivugutiwe mu ruganda, iryo ni ijambo ry'Imana. Bari bambaye neza imikara ya kabayonga ibengerana, aravuga ngo mungureho ikanzu muhishe isoni z'ubwambure bwayo. Aravuga ngo mufite izina ry'uko muriho nyamara muri intumbi. Kubera iki? Ubuzima mufite sibwo mukuriye kuba murimo, mubayeho mutagira Kristo. Gutunga imodoka yari itarimo Yesu, ugatunga inzu nta Kristo, kugira amafaranga menshi nta bumuntu, byose nibwo bukire. Iryo ni ryo terambere, niryo terambere. Iryo ni ryo terambere, gustoka amafaranga ntabwo ari ryo terambere kuri konte, ntabwo ari ryo terambere ry'abana b'abanyabugingo. Tuvugisha ukuri Vita, ibi tubikora ku bwa Kristo Yesu. Nta bikorwa uzi Anicet nakoze simbya proding ngo mbishyire ko ntuzi, ndabihizi cyane. Ntabwo bari gukoma amashyi z'abantu cyane, ariko ntabwo ari bo twakoreraga. Hari umumama wambwiye uti reka dufashe umuntu, dufata umukecuru wari wagwiriwe n'inzu. Urumva, afata tuwarete niyo yari yasigaye, ayirundamwe ibintu, aryamaho ngaho. Umumama warambwiye uti reka tumwubakire. Vita, twaragiye turubaka icyo abantu bita ubukire. Ubukire ni ibiki? Gukira ni ukumenya gukoresha ibyo wagezeho kandi bikabyarira abandi amahoro. Ntabwo ari ukumenya kubirunda ubyiratana ubyishimana hejuru n'abantu batarabigeraho. Uzi ikintu cyabaye? Uwo muntu yarambwiye ngo nkorera bije, ndamwana ntibinge nzabikora. None se kubaka inzu bisaba amafaranga angahe? Kubaka inzu y'ibyumba 3 na sala byasabaga amafaranga angana iki? Nagiye kwaka ibyangombwa nk'umuntu utishoboye, naka ibyangombwa, igihe icyangombwa kibonetse muha bije ya miliyoni imwe, ndamwana nti andi ibindi nzabikora. Ntiyongeye kwitaba telefone. Ubwo nibwo bukire. Ese umukecuru inzu ntiyuzuye ntayiryamyemo, hari icyo abaye. Ubukire ntabwo bavandimwe inshuti z'umusaraba, kugira ngo uzamenye ko wakize. Ubundi Vita, imyenda wambaye kubera wenyine, ariko iyo wambitse abandi kubera imirimo, ububerewe n'imirimo, ntabwo ububerewe n'umwambaro ucika, berewe n'umurimo udodwa mu ikamba. Icyo nicyo nita iterambere ry'umukristo mu mpinduka z'ibihe. Mwihangane nyine, hari igihe umuntu yinjiraho ukagenda usanga ibintu n'ibindi, ariko niba koko ari iterambere ry'umukristo, ukwiriye kugira icyo ugeraho ukagigeza no ku bandi. Niba wabonye akazi karangira abandi, yego,
sibyo. Ibi ijambo ry'Imana ritubwira ngo dusangire duke dufite, iterambere akaba ari ukujya kuzenguruka ayo matebo yo mu mahoteli. Nigeze mba ndi Cyangugu mfite gahunda i Kigali, boratika inzana i Kigali, nari ntarimuka nkiri umusiribateri. Icyo gihe kuvayo byari 5,000 n'amafaranga 200. Abantu bageze nko muri 4 bapanga kujya gusenga i Kanyarira, gusenga. Bari dufitanye gahunda ko bari bafite igiterane bagiye no kujya gusengera igiterane, Imana izakigenze neza. Ni byiza gusengera amateraniro mbere y'uko aba. Yego. Uzi agashya kabaye, barambwiye ngo tuzagusengera Imana gucira inzira. Tike nakoresha mvi Cyangugu bayikoresha bagikanyarira, bagiye kunsengera. Ariko Mana yanjye we, none si yo bayiguha? Nicyo cyitwa iterambere. Twigeze twataha ubukwe Dar es Salaam, turara muri hoteli yari ihenze cyane. Umusore aratwishyurira, twari turi kurara muri hoteli, twishyuye amafaranga menshi twese hamwe uko yaducumbikiye muri hoteli, twishyuye miliyoni 11 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni 11. Kandi hari abakecuru batabonye ko bambuka ngo bajye mu bukwe, barezwe n'umugore yari atwaye. Ndamwicaza, nta mwana wakoze nabi. Hambwa ngo bariya ntago bagombaga kuza, wayise utari gushyingirirwa hano twebwe ukatureka. Ayo watwishyire muri hoteli ukazayikoramo urugendo, ukaza ugakora ibirori na ba bakecuru bakabona ibirori. Byari bitwaye iki? Icyo nicyo mwita iterambere se? No gutera Vita, yego. nturanye n'umuntu. Mfite abana banjye 2 bariga. Bafite umwarimu bakocinga. Nyuma y'amasomo bafite umwarimu bakocinga. Mfite umubyeyi duturanye, umwana we yabuze school fees. Kandi ayo nishyura umwarimu coaching, yakishyurira abana no ku ishuri nabo bakiga. Uwo aricaye ntari ku ishuri, ariko banjye barigira ku ishuri bakaza no kwigira mu rugo. Nyuma y'uko abanjye bize, uwiwe akaza kuganiriza abanjye kuko baramenyeranye. Mfate wa mwarimu wa coaching harya garuke mu rugo iwanjye, wa mwana w'umuturanye atari kujya kwiga njye kumusengera. Nyine tuvugisha ukuri nk'abakristo. Nabwiye mwarimu wa coaching na mwana ku kwezi kureke, uzabigisha ugutaha ku kwezi kurimo igihembwe cy'uriya mwana. None se iterambere nuko dufite abarimu benshi baza gukocinga abana bacu, hari abandi bana batagiye ku ishuri? Nicyo mwita iterambere? Yego. Nicyo twita iterambere. Abongo, ubwo n'ubunyamaswa mu profita, ubutunzi mufite mukabukoresha muhonyora abandi. Ko n'ubunyamaswa. Ariko ubu ngeho mbona umukozi w'Imana nambura ikoti Anicet nsazishije, mwambike ngo akira ngo ukorereho umurimo, hanyuma ngenda ngura ikoti ry'ibihumbi 200 rishyashya, aba ariryo nambara, namuhaye rimwe rishaje, wahise ntagura iry'ijana nawe nkamugurira iry'ijana, twese tukambara costume. Kandi bene uwo turahura ngo Imana yakoze imirimo, ngo mukozi ngo nitwasenganye nambaye ubusa, ubundi surambaye, wambaye ubusa buri unateye isoni mu maso y'Uwiteka. Wambaye hese? Urarutwa n'uwakitwikiraga mbere babyitaga ikanga cyangwa amakuvurori, urarutwa n'uwadodesha mu ishuka ukambara ishati iri aho ngaho, cyangwa ukagira gute. Ibi bintu murimo by'umuhimbo ntabwo iryo ari iterambere. No, si ryo terambere. Iki kwacinara Yesu.
ubwo ni ubuheneberi, iyo ni imirimo ya Satani, noneho iri kwitwazwa nk'iterambere, ariko si byo, ntabwo ari byo. Ntago nshobora n'iseti kujya gusengera umuntu ushonje nta n'umwe nagaburiye. Nzasengera abashonje ndafite uko ngaburira, ariko abo mfite uko ngaburira sinzabasengera. Ndi imbere yanyu n'imbere ya Kristo, sinzigera mpfukama nsengera umushonje nagaburira. Sinzasengera umwana ngo abone amafaranga y'ishuri nyafite kuri mobile money, never, ntayo nzakora. Ntabyo nzakora. Ikiruta nzavida konte ngende mbikore, nindangiza mbwira Imana nti koko nta mafaranga mfite kuri konte bigende bite. Nibona ari ngombwa iyampe, nibona vita ninyakoresha bikantera ubukene, aho kugira ngo nzarye iby'abantu batishoboye nzasaba. Byose ni uguseba, ariko icyo gisebo ntikingana. Umusa ni seti, aho kugira ngo ndya batishoboye natera irigondi nk'abandi batera irigondi, mukabaha amafaranga mufite uko muyaba. None se strategy bakoresha babaka amafaranga turaziyobewe, zirahari cyane. Ubu se ngewe nyobeye kuguha nimero y'umuntu ukamuhamagara umubeshya ngo ni Imana yamukweretse? Ubu nge nyobeye kubikora? Icyo ni ikinyoma. Vita abantu babatetseho imitwe, amafaranga barayatanze. Abantu babatetseho imitwe, amafaranga barayatanga cyane pe. None se twebwe guteka umutwe byatunanira? Dufasha iminsi 21 y'amasengesho. Abantu bajoyininze ayo masengesho ku mukanguzi barabizi. Turasoza dufata 7, turasoza dufata 3. Twananiwe kubaha nimero muturiraho se twe? Ntibyari n'icyaha. Ntabwo ari cyo dushyize imbere. Ndumva hari n'ayandi turi hafi gusenga, yego, nayo tuzayasenga. Ndumva biri hafi cyane. Ntabwo nzi umunsi ko Imana ntirambwira umunsi, ntirambwira n'iminsi tuzamara, ariko ndumva ayo masengesho atutumba. Dukure gusenga amasengesho yo gutangira uyu mwaka, kugira ngo Imana iduherekereshe ukuboko kwiza kwayo. Yego. Ariko bakundwa nshuti z'umusaraba, iby'ubwami bw'ijuru bigendana n'ubukristo n'ubumuntu. Ntabwo iri terambere si ryo riduhindura, ahubwo twahinduwe nuko twacogowe. Twacogoye naho iterambere mwe kuribeshyera. Twe kubeshyera iterambere. Twe kubeshyera iterambere n'ukuri. Ubu se iri terambere si ryo shobora gutuma hagati y'umushumba n'umukristo hajyamo intera ndende, ku buryo umukristo kugira ngo ashyikire pasiteri? Umukristo cyane, kuko ubundi role y'umushumba ni ukwegera intama. Ntawe ukamiza ataragiye, si byo Vita? Kandi uko irisha umenya izo wayigaburira na nyuma y'urwuri yageze nibura mu kiraro, ariko wabonye ko zimeze. Ariko abantu biyicariye mu maofisi, by'ubutumwa bwiza ntibihari, arahaguruka gusa ajya gufatira ba runaka imyanzuro ngo ntimuzasubire hariya. Iyo ntera nyine niko iterambere riri kubikora. Hari ahantu nagiye njya kwigisha, bakampa kuhagera ari uko mbura nk'iminota 10 nigisha, gasohoka muri biro njya ku ruhimbi, nkava ku ruhimbi nsubirayo, nsubira muri biro, nkava muri biro mpita nsohoka ngataha n'amateraniro yatageze. Ngo niko babikora? No. Nyine ubwo ngo niko niryo terambere. No muri Kenya nigeze najyayo mpamara nk'iminsi 4, twari mu giterane. Bakajya bansohora bakambwira uti sohoka. Umunsi wa mbere bansohoye mbura iminota 10 ngo nigishe. Ngera mu materaniro, ntuzi iryo teraniro ugiye kwigisha ibihe biririmo, no kujya kwigisha umuteguro gusa ngo ni iterambere. Bakundwa, nta muntu ushobora gukurangwa akura asumba intego y'ubutumwa bwiza bumubamo. Nta muntu uzakura ngo arute umuhamagaro we. Umuhamagaro urakuruta. Niba umuhamagaro ukuruta, aca bugufi kugira ngo ukomeze ugukoreremo, kuko uwaguhamagaye ashaka ibyo ukora. Yesu we yajyaga bigenza ati yirirwaga muri rubanda akajya no gusenga ngo asaba amavuta y'umunsi w'ejo. Ntabwo ari ryo terambere. Hari amakorari nagiye njya kwigisha ugasanga baraye ngo kumukeka yo ngo basenze amasengesho y'ibirago, ugasanga huzuyemwe mu matera n'ikirago ntikigaragara.
n'umusambi ntugaragara. Uzi umuntu wegamiye kuri iyo matari yaryamye asinziriye, si indwara ntarwaye, si intege nkeya z'umubiri runaka, ni iterambere nyine. Nta mpamvu y'umukeka amuzanye akamatera ku kicaro se hari icyo bitwaye. Bene umubwiriza ari gusinzira. Narabwiye ntimwindushya, nta muririmbyi nje kwatuza agakiza, mwarabatijwe muririmba kuko mwabatijwe. Nta n'uwo nje guha umurongo wo mu idini ngo ajye gusenga yabuze aho asengera. Ndabwira nti mwebwe mumbuza kuryama nkande, nasize materi wanjye, muzegeke dusenge cyangwa mubyihorere. Ibintu by'iterambere bituma abashumba badasuhuza abakristo. Ntabwo iryo ari iterambere mu by'ukuri. Iterambere ntiri gusigisha uwo musangiye. Ariko isano y'abakristo murayizi? Isano y'abakristo n'abashumba? Ubundi si isano y'umukristo n'ubushumba wagize ngo ni umushumba n'ubukristo? No, ni ubukristo gusa. DNA, amaraso ya Kristo, iyo DNA ni imwe bafite y'ubukristo. Ayo maraso namwe abahinduye kwezwa. Kucyaba mu rukuta none n'ubuyobe bubi cyane. Urwo rukuta rutuma usumba umuntu. Urahurira n'umuntu mu rubavu rwa Kristo mugatandukanira mu ntera y'intebe wicaraho. Ibyo si ibyo bintu wabigereranya ute? Muri kujya mu ijuru rimwe, warangiza ukamusumbisha titire muzahurira mu rurembo rumwe gutese? Ngo kuko wicara ku ruhimbo undi yicaye hirya mu kibaya ngo bahita mu kibaya, ngo ni muri turebe imbere n'aba nabo. None se niba ari turebe imbere mwebwe ubwo muri ki? Muri turebe inyuma? Byose ni mu rusengero, muhuriye ku Mana. Umwanya wicayemo nonaha utume uhinyura, uhindura ubusa isano yo kubyarwa n'Imana muhuriyeho. Ngo ni iterambere kwa cinara Yesu. Iyo ni imigambi ya Satani. Nibyo Mukristo ntabwo asuzugura umushumba, ariko n'umushumba yubahe Mukristo muhuriye muri Yesu. Erega ntabwo ubabyara arabawe, ubyariye Imana, kandi ntubabyaje ibise byawe, hano ubwo ubabyaje amaraso yawe. No, ntabwo wambaye ubusa ngo bambare. Kristo yabamburiye ubusa, yabameneye amaraso, abagiriye igorogota. Witesha agaciro imari ya Yesu ndugu. No, witesha agaciro imari ya Kristo. Yo yarebye umusaraba aravuga ngo ndakuhangara nkujyeho, ngo ntiyitaye ku isoni z'umusaraba kubwira ibyishimo byari bimushyizwe imbere. None ibyo byishimo urabihindura ubusa wowe? Ntabwo iryo ari ryo terambere. Bane baho umugisha. Ntabwo ari ryo terambere. Si byo terambere. Hanyuma tugana ku musozo, ni gute umuntu ashobora kubalansinga bino bintu akagumana ubukristo ariko no mu mpinduka z'ibihe akazibamo, ariko nanone akaguma ari umukristo? Arega Vita, umukristo yinjira mu bihe afite imbaraga z'imyitwarire azagira muri ibyo bihe. Uyu mwanya nitujya kubwira umuntu ngo uzitware gutya, turaba turi gutoza ubukristo bw'uko buzagenda, kandi imigendekere ye ayihabwa na Kristo bitewe n'aho ari. Ko nidutanga inama y'uko muzagenda, turabaha inama z'imigendekere y'i Kigali. Hari uri kutwumva ari New York cyangwa ari mu cyaro, hari uri kutwumva nawe ari mu cyaro. Urajya kumubwira uko azitwara i Kigali gute? Agakiza kakurimo kaguha uko ugenda umushoferi niwe uyobora imodoka. Yego, sibyo? Ikikurimo kiyobora ibyo urimo. Emerera Kristo aguha umurongo ngenderwaho mu gihe urimo. Ndiye kabisa. Hanyuma reka tubinginge, tuzakomeza kino kiganiro cyane ko tukiri muri cya kiganiro cy'imigenzo n'amahame bikorerwa mu idini. N'ubundi nicyo tugikomeje, ariko uyu munsi twa turi gukora kuri pariti y'ubukristo n'ihinduka ry'ibihe. Reka tubinginge mu dusengera Imana kubw'iki gice, kubwira ijambo tumaze kumva. Ntekereza ko abantu bamaze kwimenyera ko umuntu ukeneye ubusobanuro cyangwa se ukeneye gusengerwa, ukeneye se cyangwa ikindi kintu, inama, ku kiganiro haba hariho nimero za telefone. Yego, ariko reka mbinginge, iyo ari ikiganiro twakoze icyo ushaka kubaza ugishyira muri komenti y'ikiganiro. Hari abo tutajya dusubiza kuko banditse kuri WhatsApp. Ikindi cya kabiri, hari umuntu ukwandikira kubaza atigeze anakwibwira kuri WhatsApp.
njyewe sinshobora kugusubiza utabonye umwanya wo kumbwira uwo uriwe. Ntabwo nguha umwanya kuko kuri WhatsApp wari ufite umwanya wo kwandika, ariko dufite n'abo dusengera bababaye. Ni ukuri mu byumve. Hari umuntu ujya kumva ukumva ngo hero akigendera, nkawe ntago nagusubiza rwose, cyangwa hayi ni inyandiko y'umuntu utagufitiye umwanya. Twe turahuze nshuti. Umurimo w'Imana dutanga cost y'igihe cyacu ngo tugere ku cyo Kristo ashaka kutugezaho, cyungure n'abandi. Udafite umwanya wo kutwibwira niyihangane, sibyo? Kandi niba uzi ngo ngiye kuvugana na runaka, emera mu by'ukuri, sibyo? Utanga uwo mwanya uvuge. Hari nk'umuntu ukubwira ngo si ngombwa ngo ko nkwibwira ngo ariko ndashaka kunsobanurira ibino. Uwo mwanya ntawo dufite. Anicet ntawo mfite n'ukuri. Ntawo. Abantuka ngo nubwibone n'ibiki, nta kibazo, ntacyo bintwaye, sibyo? Umwanya wawe niba uwuhaye Kristo udusangize tuganire mu ibya Kristo. Dayari sinawe ukwiriye kuwubura, nitwe tuwubura kuko wowe watwandikiye twatanze umwanya. None se kuki twe tuwubonye kandi turi kugusubiza? Ntabwo ari uko tudafite ibyo dukora. Dufite ibyo dukora. Imana ibaha umugisha, kadufatikanye dusenge. Ariko ndabinginze niba koko mubikora ku bwa Kristo mugwize kwihangana n'ubuntu. Akundaga kubivuga ngo niba ari icyaha mutubonyeho, cye kuba inkomyi yo gutuma mutumva ubutumwa bwiza, ahubwo imbabazi mwagiriwe muzikoreho natwe mutubabarire kuri ibyo byose. Reka dusengane Imana. Yesu data mwiza, izina ryawe niryo zina risumba ayandi mazina. Ni wowe uri hejuru ya byose, byishyize hejuru urabisumba. Kandi n'ibiciye bugufi ntibisanga bireshya nawe, no guca bugufi usumba bose. Turagushimiye uduhaye uyu mwanya, ariko hari mwene data uganiriye nawe mu mutima we, akaba afashe umwanzuro w'impinduka. Tusabye ikiganza cyawe ngo kibane nawe, imbaraga zawe zibashisha abera zimukomeze, umushorere umugeze ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda. Dusengeye abarwayi ngo bakizwe nawe, abababaye ubanezeze, ab'imitima ikomeretse ubahe ihumure. Tubisenze twizeye tugushima kubwawe none iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Amen.